kuri gakondo. Abo ngaya ahubwo n'abadashaka ubwiteganyirize bw'ahazaza habo bwo kuvuza ati akabando k'iminsi ugaca kare ntugacira hano ugakareka hano sakawe n'akabandi ahubwo ngaya n'abantu bataja gushaka igikorwa mu gihugu cyabo baturutse baharaga turi impunzi ntabwo turi abanyagihugu uko birukanye abazungu ejo bundi muri Afurika baka amasaha natwe nargiye baduha amasaha tukazabura iyo tugana ahubwo nashishikariza abantu bagifite nk'ukuntu babona ukuntu yabona nk'agatungo cyangwa se ikibanza cyangwa inzu cyangwa izindi cyangwa iyindi business yindi yashora imari akabika hariya kandi nayo yakugirira akamaro nubwo yabibitseyo ntibwire ngo yahera ahubwo yanakubesha uri hano kanabaho neza kandi ukatunga inzu benshi urubyiruko warugira nk'iyo nama bakuru bose n'abandi bose muri rusange. Urakoze cyane urubyiruko buno benshi hari abenshi bibandaho. Hari abantu wumva ushaka gusuhuza n'aho baherereye? Barahari cyane, hari abitwa ba Karyongo, hari abitwa Karyongo baragusuhuje n'abakiriho atakiriho simbizi. Karyongo uvuga gute ngo ragusuhuje? Ni gute navuga Karyongo baragushuje? Ari ukuvuga ngo wiriwe ngo Karyongo washibireho. Karyongo washibireho. Ari ukuvuga ngo waramutse ngo bakere. Bwakere. Ari ukuvuga ngo mwirirwe mushibayeho. Noneho basuhuze ubabwire kandi baryo mushobyo nimba ari umushobyo ni isoje. Babwire basuhuze nta kibazo rwose. Na mesima kabisa akubushi natsira alulimi lwetu lwa Kikunde njyo nabo twa Makechanga grupe mabishusha collectivité bwito aniketsa abanyakechanga boshi benye chetu aniketsa abanyamweso benye chetu malaki kabisa nabatsira kutsibu Kinyarwanda Takunda. Ikiganiro dukunda inshuti mudukurikira aho muri hirya hino ku isi kuvuga ngo Afurika hose ku isi, reka mvuge Afurika mu Burayi, Australia, China na murazi yuko na North America turabashuhuje. Uyu munsi turi kumwe n'inshuti yacu umuvandimwe araza kutwibwira ariko nyenda musuhuza mu bundi buryo ngira ngo bwakere. Bwakere nawe watwibwira noneho abadukurikiranye si ubwa mbere hano uri umusangwa, ongera wibwira abadukurikiranye. Murakoze cyane. Yewe nitwa Kaberuka Munyazikwiye, nkaba ndi hano muri Amerika ariko kavukire kanjye ni muri Kongo. Yego, kavukire kawe ni muri Kongo. Ahagana he? Ahitwa Igicanga, groupement ya lokalite ya Kizimba, groupement ya Bishusha, collectivité ya Bwito. Hariya Gicanga, ahantu bita ubwo tuva Igicanga tugaruke mu kaboko k'ibumoso hirya Ingungu urahazi cyane, nk'aba Inombe urahazi cyane, Nyabarongo urahazi? Nyabarongo ndayizi. Mpaye nkatatse ko uri Nyabarongo gusa bo fashe na za Gatoye zose naje nkubwa n'uduce za Mushwa Rumbisha urahazi cyane, hari haruguru hariya ari mu rugo nzakujyana i Mushaki. ahubwo ngiye ntakujyana ngiye kujyana i Mushaki ntakujyana aho se Karehe tukomeje muri Karehe aho nziriho ni hato. Ntabwo ziri ntabwo nzi muri Karehe cyane. Kahuzi Kahuzi Biyega ntabwo hazi. Ntawa twigarukire noneho. Ubushize twaraganiriye turagenda birangira tugeze muri Amerika ariko ntabwo abakunzi bacu bamenye. Tubwire muri Amerika ubundi iyo ukihagera umunsi wa mbere ni iki kidasanzwe wabonye? Icyambere kidasanzwe ngiye ndiheraho nageze hano mbakandagiye nareba abaho bahatuwe, nareba abazungu, nareba iki kumva baye nk'ikigoryi muri byo. Ariko ko umuntu yagiye iminsi 10
araba umushinga twakiriye bakaduha nk'abantu bakatumenyereza kubonana n'abandi gufata basi ukamenya ko babwira ngo ndafata basi ibintu nk'ibyo cyangwa se ukajya mu isoko ukareba uko ibyo uhaha ibyo ushaka bakakwereka ko ubihaha ni ngombwa. Turaza gukoresha umwanya mutoya hanyuma ugeze muri Amerika ubona amazu uko ateye, ubona imihanda gutwara, kaduhere ese ibiryo by'aha hantu warabishoboye? Ibiryo byo biragoye cyane kubishobora, usibye ko hariho n'ibyacu twahingaga muri Afurika. Hari ibijumba, hari ibishyimbo, hari amateke, buri cyose kirahari, ariko ibiryo by'Abanyamerika kubishobora ntibyoroshye kuko twebwe twakunda kurya nk'umunyu, ariko umunyu wabo ni isukari. Isukari ukora mbese ibyo ari byo byose by'abyo barya usanga ari isukari, twebwe ntabwo twabishoboraga rero. Kabona wari warya inkoko irimo isukari? Imana ikayindinda, nayo ikoze birananira ubundi sinzonaga zibarayimbaye ndayanga. Ariko se nk'ubu ngubu kera umuntu w'umugabo, umuntu ugeze mu kigero nk'iki ugezemo, yajyaga ajya ahantu bakamuha agacuma karimo urwagwa rwiza rw'umwikamire, urwagwa rw'umuhama niko barwita. Ahangaha murarubona? Ahubwo mvugiye ibintu iwacu kera, mva ko navukiye muri Kongo, intambara ibaye mpungira mu Rwanda, ubwo ni ahantu tuvuga ururimi rumwe. Uvuze ku by'inzoga rero mu Rwanda bashaka akabindi bakenga, mu rutoki bagafata imizingi bakenga bakajya kurwagwa, cyangwa se n'abandi bagafata za kabari ushaka kujya kunywa afite amafaranga akajya kunywa. Ako nageze ino nywaga inzoga pe, shatse agacupa ndakabura. Winywera icyayi? Bambaye isoda ngeze numva mu nda hameze nabi ndayireka. Hari umugabo umwe waje witwa Besamata, no wanzaniye akayoga ndakanywa n'umugore witwa Beatrice, no wanzaniye akayoga ndakanywa. Beatrice abahe? Naba hano twarabana bambe atuye hano nawe. Azi kuganira? Araganira cyane. Uzamumbwirire cyane. Nubwo rero ubwo batese kabari hena yo kubamba udufaranga cyo batanga udufaranga duke munari barika munari iki ubwo batiraye mfite akanoti hano udufaranga twitwa welcome uba no kuba kwakira okay none muri make sinarinze dolari ngo niki none usibye ko nari ndizi muri Kongo kandi byo bakoresha ako sinarinze ngo hano bigenda gute nuko rero barambwira ngo ngo turakujyana aho ziringa ariko ntawicara. Unase ubundi umuntu yaje kwicara ku shyiga ry'umugore ngo akaja akamwera mu nzu n'abana no kumusaguriza kare aho twajyaga mu betino ntibihaba. Nicyo gitangaza cyambere ndabonye muri Amerika. Ubu rero none se n'urwagura rubona warubona he? Hano hari intoke zihaba ni bindi byabo ngo ni za Primus na byandi bikarisha zawe. Hanyuma rero icyo wenda niko ibinyobwa ibiryo byo wasanze bimeze gute? Kwiwacu hari ukuntu umuntu abona amata, kivuguto, inshyushye n'ibindi, aho birahaba? Haraho na isoko ryitwa Koroga n'andi hose amata arahari cyane, ariko haraho nabonye kivuguto mu soko ryo bita muri Koroga. Ariko ayo mata nubwo tuyanywa ntituzi ngo nayinka zaheye, tuzi n'abarayi ihene n'abarayi umuntu n'abarayi imbuga n'abarayi iki inka zacu ifamu yacu ni mu isoko akamatara hamenye akamwe nande use ko tugira umuco uvuga ngo agira gitereka uvuga ngo iki yageze mu rugo ukabona umushyitsi uya muhango uko mu muco wanyu bameze bwiyo hashye no kubagira gihaha rero agira gihaha nyine kandi hano no kera wabuze ko umuntu yabonaga nk'umushyitsi cyangwa se yagera mu rugo agafata nk'icyansi cyare nk'umuvandimwe umutembere cyangwa wamuzindukiye, ariko hano ni ibikopo. Ikindi rero nanone ushaka kumenya ubagera iwacu umuntu arabyuka akajya ku murimo, nimba arugiye mu matungo ye mu murima we akajyayo. Aha muri Amerika utuzi twaho tuteye gute? N'ibihembo bahemba neza? Barahemba, hari babakorera ku masaha.
hari aho bakorera ku saha jewe natangiriye ku 9 icyo gihe kera icyo gihe natangiriye ku 9 kigera menshi icyo gihe natangiriye ku 9 ubwo hari abakorera ku 10 hari abakorera ku mbese uko amakampani agenda atandukanye niko bagenda imishahara itandukanye. mbese abantu benshi bakunda kuvuga ngo abantu baba muri Amerika bose baterura amakarito. Oya nta makarito koko ubwo buzi burahari ariko si bose baterura amakarito. Hariho koko ngera hano banje gukora mu ruganda rukora amateleviziyo rukora amatelefone. Mpamvu nakubananye telefone y'igisimba imeze neza cyane. Telefone y'igisimba baho amugabo ushaka kuvuga muri za mvugo z'abu yindi kabisa itwika. Byose ni ibyo ni telefone gusa na karasharamye naho ni telefone cyangwa mo no kwivuga ukumva. Ubwo icyo gihe rero ayo kama twakoragamo hari telefone igomba gukorwa n'abantu barenze na 30. Telefone uko bayiteranye ubuzi guteranya telefone ntawe iteranya wenyine. So wowe wari ushinzwe iki kuri telefone? Nari nshinzwe gufata cagi na bateri mbega uko bimeze ituruka hariya umwe agapfundura umwe azana ikarito agatereka hara ku mashini. Hari umuntu uza yagenda binyerera rero ashyira ikarito y'ibijyana ino bayita ngo ni umukaba. Ubwo ni umukaba umukandara nuko niko twavuga. Noneho umwe agasatura intuza ikarito y'amacagi gusa, undi agasatura ikarito y'amasimukadi gusa, undi agasatura ikarito y'udufuniko gusa kagafuniko k'inyuma ya telefone, undi agasatura ikarito k'imbere ya telefone. Ese byatandukanye ku telefone byose par pièce mbese muri make. Umwe umuntu afite ike ikazagera ku wanyu umwe agafata agakasatura agahereza umwe agafata uko rero uri gusatuye amakarito intu z'amacagi no barakurikiranye n'uwa hano n'agasatura ikindi kimeze ari nk'ako gafuniko hano akazana ikarito mbese buri muntu twatondekanye buri muntu abahabwa n'uwo kwezi bakaguhemba. Bamara kuguhemba ayo mafaranga ubona ko kagendanye n'akazi wakoze. Ahubwo se yabona nitubona cya mbere baba uri hahinze cya kabiri na utarabana Medicare kwivuza byo ni deni ariko gakora wishyari madeni azonza abantu muri kino gihe. Hari igihe nabuno na Medicare zibura cyangwa ubuvuzi. Medicare no ubuvuzi nubwo ndikuyivuga nanjye ikarita y'ubwishingizi y'ubwiteganyirize ni mituweli yego mu Kinyarwanda. Mituweli yaha nangahe ntawayimenye ngo ni angahe ubona bayatwara. ubona jewe byo bwa mbere barayimbaye nabonaga bazitwoherereza mu mezi 3 baga gutuma utasubirayo bakayifunga ariko wasubirayo ugakomeza ariko akora girama amafaranga wabona ufite amafaranga arenze ari mubare batarenga iyo arengeje Medicare barayifunga nabyumvise. niyo food stamp nyine bayoka iyo karita yo kurya nayo baguha n'abakayifunga. Ubwo rero nuko bimeze muri Amerika kandi hano muri Amerika ku kazi kaho kikagoye cyane ho wikigoye no guhagarara ko ndamuhagaza hano hamwe umuhagaza ahantu hamwe gusa. 9 ku sanzwe kuri yandi 8 yandi ibaguhaye inyongera agoma nko kwa 12 13 hagarara 8 noneho ukaba warenza amasaha 5 ubwo ya masaha 5 asigaye arenze ku 8 bayaguhera 13 cyangwa 18 kuko ayandi yari nk'ikenda cyangwa ngaye kuko kuko umwanya wabafasha wo kujya kuruhuka bakawutwara. Urahembwe uratashye wishyuye inzu hakomenya muri n'abakiri ubungubu mufite ibikuyu byinshi. Cyakubwira ahubwo ko bamwe basohoka mu nzara arakubura ubweshyi bw'inzu nakubwira benshi. Oya ntobambwire tubagirire tugomba kubagirira ibanga ntabwo nabavuga nazirwa ngo nabavuga yabo izina yabo. Impamvu ni ikintu kimwe hano inzu iragoye ngaho ubonye nk'ibihumbi tuvuge ku cyumweru hari igihe ubona
nka 700 600 cyangwa se wakoreye 9 ntarenza 600 700 ku cyumweru. Inzu ku kwezi ku cyumweru akata ahubwo ni ngo mu byumweru 2 noneho ubonye 200 ku wenda ku kwezi cyangwa 200 urariha inzu y'igihumbi. Umva udafite undi mu gukorana rero uko ntabwo wabona ya mafaranga yo kugurute yo kuri inzu cyangwa se ngo ushake na kenda gasabune utuvuta uko babigoye. Tikona bisa nibigoye naha muba ni heza cyane. Ariko ubwo ntago ari byo nshaka tuvugaho cyane. Ubwo se uramutse ufite abavandimwe wasize ushaka gufasha ko hari igihe nabo baba bitaboroheye bakeneye ko abatera inkunga mu buryo bw'agasukari abana kwiga se ibyo bintu urabishobora nimba bahari. Aho kandi ubwo urakoze wakavuga hari uwitwa atuka witwa Gatsira ageze hano yakamwana uri komedi ko mu Rwanda twarabanye buryo ibyumba rero ndamuzi. Bana barakuze ntabwo nzi yamenya si buno. Ntabwo nzi ariko twasangiye urwagwa ibyumba mu ngambi twarabanaga mu ngambi. Urashaka kumusuhuza se? Uretse nawe ndi kumusuhuza nawe ahantu hose ndasuhuza kuko namaze ku musitari asigaye ateye imbere muri kose. None ahubwo ikibazo rero nuko nagiye ngeze i Kigali ndamushaka ndamubura ngo musuhuze. Yari yagiye sinzi yagiye sinzi yatabonye kiki. Ntacyo yego. Nuko ikibabaje rero narengeze ku cyayaka sinzi uwabwiye yakati wadutukira Gatsiri akaba yaraje none ari muri Amerika nari cyangwa mu cyokora ni hano muri Amerika. Gatsiri ni muntu ki? Ni umuntu wari uturutse ibyumba nyine w'impunzi nawe wari uje no muri Amerika. Noneho baramushuka uko nabyumvisha ariko sinari mbari ariko amutuka twarabyumvisha. Ibyiza umuco gutukana atuka Gatsiri bamushutse ngo aramuha inzoga. Aratukana atuka Gatsiri. Iho rero niho navuze ati uburiya baramutukaga ngo yabaha amafaranga kandi ari ukugurute n'ibyo byamunaniye. Noneho nk'igihe wenda yikokoye yamuhanga rimwe wenda arigomwe yamutumira rimwe akabona wenda karukuyora ko yahora muhaburikiye. Kumva nicyo kibazo kiharire cy'abanyamerika bageze abantu bageze no bafitanye n'abanyafrika basigaye bazi ko bageze hano ari ugutoragura amafaranga gusa. Hano kuguhaye amafaranga yawe hano akayatumira hakurya hari abaguhaye amaraso Yesu kuba no kumusaguka. Ndabyumva ko wavuze ko uhagarara amasaha 8 hakaba n'igiharenga kubera inyongera y'akazi babaguhaye. Usanga utumiye umuntu amasaha 10 wahagaze. Mbese kubona ko umuntu ukanyakanya wenda yagire ko twabika dukeya niko abakora ari 2 3. Kuko waba ufite nk'umudamu gishoboye akana bakajya gukora ntabwo biba byoroshye. Icya kabiri wenda ndi bukomozeho urabona iwacu kutatumenye kwitegera bisi tagisi ubwo niyo mvuga icugutu abatwara amagare bakayatwara abandi bamenyere kwigendera n'amaguru. Mugera gute ku kazi bigenda gute imihanda yaha irukanka cyane? Abageze no bakagira amahirwe y'akazi kakabahira kuko hari akazi kanabura nako. Hari bamwe bageze ino bakora bakaja gura utumodoka. Urwo utumodoka ni imodoka muri make. Yaba afite nk'umuturanyi we rero bakorana muri kampani imwe bakajyana akagabe n'aba amujyanye nko gukazi buri munsi bakajya bavuga ati igihe uzaba uhembwe igihembwe nyine nuhembwa uzaje impaya naya ku y'amavuta nuko bavuga ariko bagiraho kazi n'inguko. Ndumva ari ubuzima butoroshye ariko wambwenga ibiryo byaha byose abari isukari. Ibiryo abazungu barya ni isukari gusa. Ubu nuko ngo ushaka gusaba isosi
iyo ushaka wowe ukavuga ko udashaka isukari bakaguha mu isosi bashyiramo isukari. uzaze nkujyana hari haruguru bateka hariyo nari mu bakimama uzarebe isukari yabo bagashyira inyama batetse ari inkoko ari byose inyama izo arizo zose bashyiramo isukari usibye hari abatekaho nubwo bakiri ibiryo ni igikoma. ibiryo umunyu uko ushyira mu biryo aba ari igikoma. urumva twe twamenyereye ko ibiryo bijyamo umunyu igikoma kikajamo isukari. buri gahugu n'umuco wacyo rero buri gahugu n'umuco wako kuko nyine naba utarya ingurube undi arayirya. hanyuma rero ku rubyiruko cyangwa abana amashuri yaho byifashe gutya. amashuri pe ku muntu wagize amahirwe akagira abana bumva akagira abana bamwumvira amashuri pe nta muntu ucikanwa n'ishuri hano. buri muntu wese ni ishuri kuko nta wundi murimo yabona ko nta n'abantu batambatamba hano ngo baraza gukina ngo bamurarure oya n'abahari bose baba bari mu nzu sibyo ubona amaze kugwira amaze kuba benshi bakajya batemberana hirya no hino ariko ntibasanga abana bari kuzerera hanze cyane. ndumva ari ubuzima buba bugoye cyane butoroshye. wowe rero ndumva icyo waragikemuye uratwara umeze neza ubu uri umuntu ibintu bigenda ntabwo mvuze neza cyane ariko bitagora ngo urajya gusaba umuntu ukagutwara ahantu. oya ibyo nta n'ubwo navuze nabi ahubwo ubu ngubu byo kuvuga ngo ndasaba ubufasha bw'imodoka cyaragikemuye keretse hari narwaye ntashobora kuwutwara nkaba nakwingana mugenzi ati ngwino mfite imodoka ngo ntwarire ariko ibyo by'imodoka narabikemuye ndabifite pe nditwara ndagenda nta kibazo. ubu abana badukurikiranye wabagiriye abana ngo ndahera 18 ukazamura wabagiriye inama kugira ngo bakora iki hano kizabageza ku musaruro mwiza. icyo naheraho gato abana bahagaze no cyane babanza birara no kubanza ahubwo bariraye cyane ariko ntabwo ari bose hari abahagaze no bashaka ko kwigira nk'abo basanze kuko abakiri bato bafata icyongereza vuba bo rero n'aba yiga rero akaba yigana nabo ngabo b'abanyamahanga binaha arafata umuco wabo ntabwo keretse ari umwana nyine wumva akumvira ababyeyi be ariko hariho n'abatumvira ababyeyi babo none bagafata wa muco wabo wamubaze ikinyarwanda ngo ntukaje mbaze ikinyarwanda ngo ntabwo ndi kumva. ibyo hari ibyo n'ababyeyi babiranganiyemo kubera abana babananiye pe. wagira inama ababyeyi izihe inama nabagira rero ubu ngubu turi kujya muri kino kiganiro cy'ikinyarwanda dukunda mbega ku giti cyanjye nabigiremo umugisha kuko nanavuga nanga n'umugisha mfite kugira ngo mbwire n'abantu bari kunyumva. burya kurera umwana n'umwigisha umuco ni agatangaza kandi ni ikintu kibi cyane ariko hari igihe umwana akunanira ariko n'abakunaniye afite base na ba nyirasenge na base ba nyirasenge na base wabo cyangwa urubyiruko rw'abamwaturuka muri Afurika bakikanyakanya gifite umuco ukaba bamubegereza bakabana mubwira ariko hariho n'abananiranye burundu ukaba nubwo wazana n'iki bakaba batagukundira. ni inama nziza cyane ku rubyiruko dufite ubu kandi twifuza ko ruzadusimbura igihe abakuru tuzaba twageze mu zabukuru nabo bageze aho turi nonaha. urwo rubyiruko warugiriye inama? urubyiruko inama narubwira ni ukumvira ababyeyi babo kuko natwe kare nabanje kukubwira yuko navukiye muri Congo yongera kugira umuco nk'abo nasanzeyo cyangwa navukiyeyo nasimba ni kuvuga kino kinyarwanda kimeze gutya. urakivuga neza ushize ugitubwira nubwo nta kivuga neza nkagira ibyo naterukaho ariko ni biki cyane ndetse ni biki. none nk'inama nabagira
kudata umuco bakavukire wabo wa se n'abasekuru n'abasekuruza. Uwo muco nibakomeza uwo muco sinavuga ngo wenda ngo icyo ko kuba izo ndimi zinango bazireke zifite akamaro, bazige bazimenye batubwireyo tubatume badutumikire natwe tubone agaciro nk'abandi. Ariko kwimarirayo ngo bibagirwa ababyeyi babo kandi bazi ko urwo rurimi bataruzi, kuko kenshi na kenshi jewe ku giti cyane nagiye harahone nagiye kwa muganga ngezeyo bambaza ururimi bati ntabwo nzi. Cyo gihe abasimuzi buno baje buno vuba ntabwo bari benshi nka mbere. Ubwo sinzi ukuntu ubwo munsi bashatse umusimuzi bo baramwishakira, kuko barambwiye ati se nta muntu uzi ururimi mwazanya gusimurire. Ndavatoya ntawe mfite n'abafite baracyari bato ntabwo baramenya Icyongereza. Bo ati noneho rero tugiye gushaka umusimuzi isura mwemera kumva se no kwanga kuko bujyandanganye cyane. Nta muntu icyo ukoze hano baravuga bakubanza gusaba uburenganzira. Ubwo rero ntabwo ati ndamwemeye naza nsimura ubwo buryo bankora ibyo bankorera turataha. Ubwo rero uwo muco wabo uwo muco yize wabo urwo rurimi nyine hari n'abaturutse hakurya bazi urwo rurimi kuko kubera amashuri urubyiruko narushishikariza kwiga bakamenya ahabo h'ejo hazaza. Tabazamere nkatwe twagera ahantu nk'icyo dukeneye tukabaza twajijajira umusemuzi twashaka umusimuzi. Uwo musimuzi wo kwa muganga wenda bamushaka no kazi wenda ukamushaka, ariko si nko kujya guhaha. Ihangane bige bashishikare kandi ntibazata umuco w'iwabo, ntibazasenkatwe twaje turinjiji, ahubwo bazakomeze. Abantu benshi babumva ubu hari abantu benshi bavuga ngo babaha ariko bagashora imari waba aho bakomoka. Wumva ko ari byo, kuko abenshi twagiye tuganira hari igihe bakubwira ngo hoya njye sinzasazira. Gusazira aha rero ntawumenya ngo ni ryari. Cyagihe ubwo hari umuntu aba atangiye gufata akabando k'iminsi, mwebwe iyo ko tugacakare mwaragaciye murakanoza mukabika hano cyangwa aho mukomoka kuri gakondo. Abo ngaya ahubwo n'abadashaka ubwiteganyirize bw'ahazaza habo bwo kuvuza ati akabando k'iminsi ugacakare ntugacira hano ugakareka hano sakawe n'akabandi. Ahubwo ngaya n'abantu bataja gushaka igikorwa mu gihugu cyabo baturutse haraga turi impunzi ntabwo turi abanyagihugu. Uko birukanye abazungu ejo bundi muri Afurika bakaba amasaha, natwe nargiye baduha amasaha tukazaburiyo tugana. Ahubwo nashishikariza abantu bagifite nk'ukuntu babona ukuntu yabona nk'agatungo cyangwa se ikibanza cyangwa inzu cyangwa iyindi business yindi yashora imari akabika hariya, kandi nayo yakugirira akamaro. Nubwo yabibitseyo ntibwire ngo yahera, ahubwo yanakubesha uri hano kanabaho neza kandi ukatunga inzu benshi. Ubwo rero urubyiruko warugiriye nk'iyo nama, bakuru bose n'abandi bose muri rusange. Urakoze cyane. Urubyiruko buno benshi hari abenshi bibanda mu nzoga cyane, ariko bunagira nubwo basoma simbabujije kunywa kuko barayikorera bakorera amafaranga yabo sinabuza kugira, ariko bibuke kuzigama, bibuke kuzibuka ejo hazaza kandi banywe na gakeya. Mu Rwanda baravuga ngo tunywe resi. Tunywe resi ni iki? Ni ukunywa nkeya zitoko kubuza business zawe. Sindamenya ubwo kunywa resi tutaranaciye mu Kinyarwanda sinzi kunywa nkeya nyine kibikubuza ubwenge. None se umuntu afite igifu kingana n'ingunguru akanywa ijerekani gusa banywe nkeya. Burya rero kangwereke gato
ari umuntu tuvuge menyereye guhazwa wenda nk'amacupa 30 n'urugero ariko reka nkwe gake nkanywa 29 aba ari nk'isi uruzi neza ko ugomba kuba ngo ndanywa kamwe ukaviramo kunywa igazi nzima tunywe rese ubwo ni ukuvuga ati ngiye kunywa no kwica inyota katakura mu bagabo kandi kadatuma udasebanya okay ako niko tunywe rese kuko uburyo katakubuza no mu muhanda wo gutwara imodoka ngo bikubuze ko amebe gutere kugana uzunguruka mu muhanda okay bega iraho gake cyane tatakaza ubwenge bwawe rubyiruko nimwe mubwirwa n'abandi mwese munywe gakeya mwirinde kunywa nimurangiza ngo mujye mu muhanda kuko hano iyo bagufasha wasinze hari ikintu bita DUI niki DUI ni ikintu niho ningi baguha niko nabyo mbona ko ntaze cyongereza mbese ni nko kuba turakwihanije tuguha iki kintu nusubira tuzakuvana mu nawe ufite nka perimi yawe niko mu Rwanda bayivuga ubwo nukuyikwaka bakayicisha mesezo ukazarinda gusaza utunge ko abahutse muri Amerika byagenze gutyo ukumva nawe nuguhangayika basore inshuti mwese mukurikirana uyu muvandimwe umupapa wacu dukunda mwumva inama bagira ufashwe na DUI ibihano ahabwa hari igihe kigera perimi yawe ngo bakanyuzamo mukasi nimba rero mukunda ko mu future iba nziza nuko muba mutwara kandi mutabona amatike menshi ni nako guhagararira aho mukomoka ibyiza mukora biragenda bikabajyaho rakoze ku nama nziza ugirira urubyiruko hari ikindi wumva watugisangiza kirahari irandi icyo nabasangiza hari ikintu njya nkumbura kuganira njya nkunda kuganira indimi z'iwacu kera nk'ururimi rwitwa igihunde hari abantu wumva ushaka gusuhuza n'aho baherereye barahari cyane hari abitwa ba Karyongo hari abitwa Karyongo baragushuhuje n'abakiriho atakiriho simbizi Karyongo uvuga gute ingorora gushuhuje ni gute navuga Karyongo baragushuhuje ari ukuvuga ngo wiriwe ngo Karyongo washibireho Karyongo washibireho nari ukuvuga ngo waramutse ni ngo bakere bwakere nari ukuvuga ngo mwirirwe mushibayeho noneho basuhuze ubabwire kandi baryo mushobyo nimba ari umushobyo nese babwire basuhuze nta kibazo rwose na mesima kabisa akubushi natsira alulimi lwetu lwa Kikunde njo nabo twa Makichanga grupe mabishusha collectivité bwito aniketsa abanyakichanga boshi benye chetu aniketsa abanyamweso benye chetu manaki kabisa nabatsira kutsibu manake aniketsa Karyongo aniketsa mbafu aniketsane mafuluko anakanikeetsa baboshe kabisa munga bashanire nani ndiko hano mu Amerika nashaire mu Amerika yo nandi munga bashanire kabisa abashanira no nyimane ibafashe munga bashanira abanyamasisi abari ubwo ndabashuhuje buri so ndumva bashuhuje kandi nabo bareba ibiganiro byacu nimba bafite internet n'ibiki kuko kira gice barimo Goma irimo iratera imbere cyane imaze kugera za kamera mu umuhanda uvigo mukazagera za Gicanga ukagenda iyo yose gushyira amatara ku mihanda amazi n'ibindi byose turabashuhuje iterambere rikomeze ribaryohere urakoze cyane ahubwo unyibukeje akantu kamwe yego nibagiye kuvuga ku ntware zacu ziri muri Kongo ziri kuza mu majyambere nukuri ndashimira uriya M23 M23
AFC M23 ndayishimira cyane cyane twirwaneho n'amadubu rwose ndabashima cyane mu gihugu bari gukora amadubu ntago mbazi n'abakorera muri Sud Kivu yego ndabashima cyane hari iwacu uturuka ubu hari umutekano nubwo nyine hari ubutero shuma ariko nta mbaraga bafite turashimira cyane kuko bari kwatunganya no kwagira urumva ushaka kuzajya kuhareba yewe we ejo bundi nzagerayo kabisa ugendere bari abantu nzageraho ndeba akaryoho ndeba piripiri ndebe rwose nzabareba kandi ubabwira uti rwose mukineho bana betu mukineho mutsibuhe na meshinga na muneho mwana wetu ati mutsibuhe kabisa na nina meika neho kabisa sawa ubu ndabona tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ikinyarwanda dukunda ururimi rwacu ruvugwa muri Kongo ruvugwa ahantu hose hegeranye mu Rwanda Uganda n'ahandi hose twari turi kumwe na Munyazikwiye Kaberuka ubashuhuje mu gihunde akabasezera mu gihunde ndetse n'ikinyarwanda ngasezera wumva ikinyarwanda babasezera urakoze cyane nshimiye abantu bose bakurikirana umuco dukunda w'ikinyarwanda ikinyarwanda ni cyiza cyane twibagirwa ikinyarwanda ni ingenzi cyane kuko uburyo ikinyarwanda ni ururimi ruyobera abaswa ntabwo ruzwi na bose no kwiga ikinyarwanda utari umunyarwanda birakugora ni ukuri dusigasire ikinyarwanda ati ni ururimi ruyobera abaswa ntago rwigwa na benshi ubwo habwirwe benshi bumve beneyo ikinyarwanda cyacu ururimi ruduhuza murakoze.